data wera ushimwe kandi uhimbazwe kuko data wera ari wowe wadufashije. Haleluya, turagushimiye ku ngamu yawe y'abashumba bawe wasigaje. Haleluya, data we wasigaje abera bawe, wasigaje abashumba bawe kugira ngo iki gihe, haleluya data wera, kugira ngo iki gihe imitima y'abera izinezerwa. Haleluya, kugira ngo imitima y'abera izi kumenya. Turasaba imitima yacu ikunyotere data we, turasaba ngo udukingurire imitima, ibibi byose byinjiye mu mitima y'abantu data wera. Kuri uyu munsi isengero ryose ry'imitima y'abantu, abandi imitima yamaze kwinjirwamo n'ibibi byose byinshi bigiye bituruka hirya no hino. Haleluya, ariko yuje, haleluya, iyuje data wera umutima uzumurika, umutima ukagubwa neza. Hariho igitondo kimwe tuzakubona imitima y'abera data. Reba, hembura imitima muri iyi myaka turimo, muri ibi bihe turimo bigoye, turi mu bihe biruhije data, kuko umwanditsi avuga mu gihe cy'imperuka kizaba ari igihe kirusha data we. Ubu ngubu amajambo asigaye henshi, amatorero menshi, wumva abantu bavuga kuza akanwa, ukumva abantu bari kuvuga amajambo ariko akabaye ku kanwa. Imitima yari igiye hirya, inyota yo kugukunda yabaye nkeya, ariko mana wari uzi kuko iyi burakeye imitima y'abera izaba iri kwikunyotera. Wadusigaje abashumba kugira ngo baze batuganira, twumve kuko imitima yacu ihaze. Uri Imana izivuga, uri Imana izikora, uri Imana izitabara. Umushumba wawe watuganiriye, haleluya data wera, haleluya. N'abahagarikiye n'abasenze, imitima yacu iduheze kugukunda, imitima yacu gutore data wera, imitima yacu kumenye, imitima yacu kunyotere. Hari igitondo kimwe tuzakubona, hari igitondo kimwe tuzanezerwa, hari igitondo kimwe tuzahoberana data we, ubwo tuzaba turi kumwe n'abakozi bawe. Aba bakozi bawe bari muri burakeye, hari abamama basenga, ukumva kuko ijuru ryose ryaje, ukumva kuko ijuru ryaje, ukumva kuko ijuru ryaje. Wari uzi kuko muri iki gihe, ese iki gihe data wera, haleluya, iyo tutagiriye burakeye twongera twumva iki data we. Wari uzi kuko iki gihe kizashika, ariko mana wari uzi kuko imitima y'abera hariho abantu benshi bagiye batatane hirya no hino. Wari uzi kuko hariho abashumba bazibutsa abantu ijuru, bakibutsa abantu igitaramo, bakibutsa abantu ubuntu bwawe. Turagushimiye data, turagushimiye. Imitima yacu kunyotere, imitima yacu ikumenye, amaze tuguhindukire tukumenye, ukora imirimo yawe. Iri torero waduhaye, iri torero ryawe burakeye waduhaye, ariko uhabwa icyubahiro. Nguhaye icyubahiro data, nguhaye icyubahiro. Ese abarwayi bari mu gukirira, abapfakazi bagowe bari bafite imitima ibabaye, iyo bageze muri burakeye bazabumva baguwe neza. Aba bana bacu bari mu kwitwara gutya iyo tutagiriye burakeye, irimo abera bawe, irimo abasaza babutaramiye, abasaza batameze nk'abandi bapasiteri bari ubu ngubu. Uri mu gusanga data wera, ukumva nk'agahinda no kwitwa iryo zina, wareba ibiri ko bikoregwa. Ariko data
nareba ibyo biriko bikorwa muri Kenya ntuye, nareba ibyo aho ntuye mbona, ntabaza mbona nibonera, ariko hariho abashumba badusigaje wari uzi uko bazobaho. Ndagushimira kuko ari wowe udukunda, kuko ari wowe wabikoze, kubw'Yesu umwami wacu, amen. ya Seletanda yafungura telefone. Karibu. Mwami Imana yacu, ndagushimiye rwose, urabikwiriye gushimwa. Ibi tubamo twabihawe nawe, waduhaye ibyiza by'uburyo bwose, waduhaye ibikwiriye gukomerwa amashyi, waduhaye ibyo tutagura ariko bigira agaciro. Umwami Imana, nanezerewe nuko namenye yuko icyubahiro ngira n'igikundiro ngira nuko umbaho. Icyubahiro itorero ryawe rigira nuko uribamo. Ubwiza riserukana, ubwiza abakristo baserukana nuko uba. Kabasaba mu izina rya Yesu Kristo umwami, Data w'itorero, tureke ubwiza bwawe tububura, ahubwo ubutubure mutwe. Mwami Imana wigombye indogobi, uravuga ngo nihagira n'umuntu uvuga ngo ubabaza icyo muyijyane, ngo mumusubize ngo databuja arayikeneye. Byanibukije kuko mukuza kuri twe waradukeneye. Mwami Imana yacu, urankenera naje mu bandi, na bene data bose turi kumwe waradukeneye. None Mana yacu, mu izina rya Yesu nkorera, ndagushimye Mwami. Saba ngo uduhe imigisha, tangirira ku muvugabutumwa wacu yakoze ayawe nawe, ariko umuzuza imbaraga, umuheza imigisha, ase n'ibyo yavuze. Twebwe yabwiye duse n'ibyo yavuze. Itorero ry'Imana ntitukarigira isenga ry'abambuzi, ahubwo tuzoryubahe. Mwami Imana, turibemo nk'abana b'Imana. Ndagushimiye rwose Data, utanga imigisha ku bantu bose bumvishije ijambo ry'Imana, utanga imigisha ku bantu bose babaye mu materaniro, utanga imigisha ku bayobozi b'aya materaniro. Mwami Imana, Mwami Imana, Mwami Imana, Data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza, Imana, 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 tugukomeye amashyi rwose ku bintu dukorera bya buri gihe cyose. Data we, zapozwa n'ijambo rivuga ngo tumukirushe mu bintu byose ngo iso uwo mu ijuru, iso uwo mu ijuru, ngo abazira gutekereza mutarabivuga. Data uwo mu ijuru, Data uwo mu ijuru, ise waba abantu bose bateranye, uzi ibyo bakeneye batarabivuga. Mwami Imana, ibyo byose ubigereho, ibyo byose ubifashe. Uzi ibibazo tugiye tugira, ibibazo biri mu bihugu, ibibazo by'umutekano muke, ibibazo by'intambara. Data, ijambo ryawe niko rivuga ngo mutarabivuga mbazi icyo mukeneye. Iso wo mu ijuru abazi icyo mukeneye. Ubukene bwacu ni wowe ubizi Mana yanje, ubukene bwacu urabuzi, ibitubabaza urabizi. Uduhe imigisha yawe Mwana w'intama w'Imana. Mwami Imana, dufashe abantu bagiye ku mirimo inyuranye, abandi baragiye kuryama, ariko tuzi yuko turindwa nawe,
turindwa nawe mwami Imana. Duhore turi babandi, turyame turi barya, tuzobyuke turi barya, tuzogumeho turi barya, kuko uwo mukobwa yavuze ngo ni umukirisitu, zohora ndiwe. Duhore turaba kunda Imana, duhore turaba singiza Imana, duhore turaba himbaza Imana uko bukeye uko bwije. Imbaraga zawe nizituragire, nizijyane natwe iyo tuje hose. Sabiye n'abarwayi, sabiye abadashoboye, abari mu nzu abo bose urabibutse Mana, ubibuke. Twebwe tubona bikeya, tuzi n'abakeya, ariko wowe uzi abantu, ukamenya imihigo yabo, ukamenya ibyo bakeneye, ubagendere. Bisaje mbishimwe ni kubw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu.